Murakoze cyane nanone ndi kumwe n'umuvandimwe wacu Pacifique kwibuka. Pacifique umeze neza. Meze neza ndashima Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ndakoze ibibazo uraza kumbwira uko ubyumva. Yeah. Ikibazo cyanjye cya mbere kirabaza ngo ese kwimenya nk'umukristo cyangwa se kumenya uri muri Kristo Yesu bigufitiye izihe nyungu? Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza. Kwimenya nk'umukristo. Undi igisobanuro cyo kwimenya ni ikintu gikomeye kuko iyo uzi uwo uri we baravuga ngo uzi icyo ashaka nafate icyo agize icyo abonye. Kwimenya ni ikintu gikomeye cyane mu buzima kuko iyo wiyizi ntabwo uba ukurikira izindi. Urumva ari icyo navuga. Pasi, ikindi kibazo kirabaza ngo ese ugendeye ku nkuru zo muri Bibiliya cyangwa se abantu bose bavuga muri Bibiliya, ni nk'uwuhe muntu wakwifuza kuba we cyangwa se role model wawe mu buzima bwawe? Muri Bible harimo abantu benshi, abagabo b'intwari, urumva. Ariko umuntu nkunda ni abantu babiri, Dawidi na Moridekayi. Dawidi ikintu mukundira cya mbere ni ukuntu yamaraga gukora icyaha agahita aca bugufi imbere y'Imana, akiciraho imyenda, agapfukama, agasaba Imana imbabazi. Ni ibintu bidakunze kubaho ku bantu bakomeye nyine b'abami bayoboye ibihugu, abenshi ntabwo baba bazi Imana. Uwa kabiri ni Moridekayi. Moridekayi yari yicaye ku irembo ry'ubwami umunsi umwe, natizeye, yari yicaye ku irembo ry'ubwami ariko yizeye ko anytime yatabarwa n'Imana ko kwizera kwe, kandi yaje kubigeraho, agendera ku ifarashi y'umwami, yambara impeta y'umwami, yatemberezwa mu murwa. N'abo bagabo nkunda cyane muri Bible. Urakoze cyane. Ikindi kibazo ndi bukubaze, ese Pasi, mu buzima bwawe iyo urebye nk'urubyiruko iki gihe ubona ari izihe mbogamizi cyangwa se ari ibihe bintu bishobora kuba biri gutuma urubyiruko akenshi rurangazwa ntirwegera Imana cyangwa se ntirugire inyota yo kuba rwakumva ijambo ry'Imana cyangwa se kuba rwakumva Kristo? Ese ni nk'izihe ngamba cyangwa se nk'izihe nama wabagira abo bantu bari muri iyo state cyangwa se bari muri iyo situation yo kutagira inyota yo gushaka Yesu Kristo? Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza. Urwo rubyiruko nanjye ndurimo, nanjye ndi urubyiruko ariko ruzi Imana, rukunda Imana. Ikintu kiri gutuma abajeni barangara bangana natwe ni ibintu biri kwaduka by'amasocial medias, urumva, kwigana imico y'ahandi tukibagirwa umuco w'igihugu cyacu cyangwa umuco nyarwanda, tukaba twakwigana nyine imico y'abazungu. Ariko inama nabagira ni ugukurikira umwami, ni ugusanga Yesu, kuko niho hari byose mu buzima twifuza. Ukoze cyane kubana natwe uyu munsi. Thank you so much.